zo mama w'abana batatu nawe ndashimira Imana ko yakoze umwuga w'uburaya. Mu by'ukuri nanjye kuba nari mfite abana nk'umwuga w'uburaya byari bimbangamiye cyane, ariko y'abana mu by'ukuri ntabwo abana banjye bakirara ubusa cyangwa se ngo nifuza utundi tuntu runaka cyangwa se gusubira mu muhanda. Ubwo rero ni ukuri umuntu wese ukiri muri bya bintu agerageza bivemo kuko ntabwo bari byiza. niba twifuza ko igihugu cyacu kigenda neza, ni mwebwe mugomba kubanza kumera neza, kuko abana muri kubyara nibazamuka badafite uburere bwiza nibo babandi dusanga hariya hepfo mu muhanda, nibo bita abana bo mu muhanda ba mayibobo. Ariko iyo mumaze kwakira agakiza mukamera neza, abana mukabaha uburere bwiza, bituma n'igihugu kitagira impungenge cy'urubyiruko rw'ejo hazaza. Haleluya, amen. Cyane cyane ndabwira abantu twabanye mu muhanda turara amajoro dukubitwa, ubwo iyo namuhuraga nakoraga n'andi manyanza kugira ngo mbe nabona amafaranga nishyure. Nyuma yaho baje kumfata kigo narize menya ubuzima bwanjye, menya n'agaciro uko mpagaze, ko nta mukobwa cyangwa umugore ukwiriye kwiyandarika. Narize namaze umwaka ugeze, akarere kaje kudutwara kadushyikiriza sosiyare, atwemerera ko azadufasha uko abishoboye kose. Nyuma yaho nabonye bitinze ko nta muryango nari mfite ngo mbe nagenda ngo nicare ntegereze, nahise njya mu muhanda mbe nabona amafaranga, mbe nakodesha inzu, kuko abari bafite abana banjye baravuga shaka aho uba ufata abana. Nahise njya mu muhanda, umugabo nahuye nawe yampaye 60 arambwira ati noko kuko ntabwo navuga ikinyarwanda, yari umwana bandamufite, ntangira stresi, ndatwita ntitinja. Baje gutwita inda ndagenda mbwira sosiyare none umbebera mwanje kumfasha mbere, none dore ndatwita, mu nkorere rero ubuvugizi tube twari. Sosiyare aravuga ati kare yaba ari n'agakobwa, sibabwiye ko ufite abahungu gusa, ubwo se kabaye ari agakobwa kakazagurira. Ndavuga none mbigenze genda ukore raporo itarenze 200,000 gusa. Nahibye ubuzima bwarakomeje buranga, azajya ngenda babarera bavuga mube muretse mubafashe, n'ubundi mwafashije igihe kinini, banze shaka yo kuba umurenge banyemereye kuzambwira n'amashaka. Umwana ikintu shima Imana cyane, yaje kubyara umwana w'amezi 6, amara amaka nguyu n'uriya mba
mbabazi nibo bantu bangendagaho bakangenera ndabashimira cyane Imana izabamugisha bo nabaye mu bitaro amezi abiri n'igice sosiyete nkajya mubwira nti uzabigenza gute ko nibasezera bazasubira sosiyete nawe Imana iby'Imana kandi mwongere sosiyete yahise anyohereza mu rwego rw'igihugu twebwe tuzajya tukwishyurira inzu nuva mu bitaro tuzajya tukwishyurira inzu ubundi ushake icyo kurera abana umwana wanjye anywa amata nta mashereka ngira umwana wanjye atunzwe n'amata ngo mu rwego rw'igihugu icyo bifasha nyuma amata nanjye nkashaka ibyo ngabura icyo rero shima Imana naravuze uko nisi igakwiba nta kazi nabona sinize nta mashuri ngira reka nshaka akazi k'irondo nishinzwe umutekano izina turimo ni icyo gutangiza ishuri rya toriye ry'ubudozi ry'abakobwa baba baravuye mu buraya cyangwa se abana baba baratewe inda iby'imburagihe kugira ngo babashe nabo kwiteza imbere babashe kuba bakwihangira imirimo. Murakoze. Abonye ni benshi na buriya ni abakobwa beza cyane iyo ubwiye umwuti muze mbese muri makeya nta muntu wanga icyo bita keya. Iyo ubahamagara muze tuganire hari n'ubwo mbahamagara nimugoroba bakaza tugasabana tukanywa icyayi tukafata indazi bakishima bakumva bamerewe neza bakumva ko ari umuntu batekereza kuko iyo uvuze ngo umwuga w'uburaya hari abantu bashobora bumva ari ibintu bigayitse ariko mu by'ukuri nk'abantu b'ababyeyi iki ntabwo ari ikintu twagomba kumva ko ari ikintu kigize kuko nawe uwawe umuvandimwe wawe nuki ibyo bintu yabigwamo ahubwo no kuvuga ngo noneho dushake uburyo ki twabagarura bikundi. Turabahamagara rero bakavuga bati mama wacu yadutumyeho bakaza tugasabana tukababwira ijambo ry'Imana bakaririmba nuko ukabona ko batanya akanyamuneza kandi nawe nkuko uyu muryango iroye nta kagari ka Kibaza gafite imidugudu igera kuri 11 hari imidugudu isa nk'aho ari 5 igaragara muri iki gikorwa cyane kandi mu by'ukuri bari abantu twavugaga bavuye muri ya mwuga uraya bagaragaragamo cyane ariko kugira ngo mwabonye dutangira kubw'ijambo ry'Imana no kubegera habaye impinduka kuko mbere nk'uko wari wibajije mbere twahuraga n'ibibazo bitoroshye wasangaga barwanye ni bande nibo habaye induru runaka nibo tugahora buri teka mu nduru no mu kujya gukiza amakimbirane yabaye ariko ubu ngubu ubona aho uriya muryango uhagereye n'inyigisho bagenda bahura nazo ubona hari ikintu kigenda kiba gihindura. Twabashije gufashwa n'umushinga Ayera Ministries muri make iriya myenda twagiye tubereka nayidoda mugenzi wanjye yayidoda uko twagize twese twabasha kubidoda ahubwo tubaye tubasabye ko matubera abakiriya. Kimwe mu bikorwa bya mbere dukora ni ivugabutumwa kuko ivugabutumwa niryo rituma ibintu byose bigerwaho. Umuntu uramwigisha wamwigisha noneho agahindukira yahindukira yari mu nzira itamye akajya mu nzira nziza.